nanone nongere mbasuhuze bakunzi ba Rising Engineer. Uyu ni umwanya w'ikiganiro w'Ikova. Ngiye ubasuhuza nkuko mumenyereye, ndi Joshua Kwihangana, ninjye tubana muri kino kiganiro w'Ikova. W'Ikova ni cya kiganiro cyanyu kandi cyacu kibagezaho amakuru y'ibyamamare yaranze icyumweru. Ese ni ayahe makuru ya trendinze mu cyumweru cyashize? Tureba ya trendinze mu Rwanda, tukareba ya trendinze muri Afrika ndetse no mu Burayi cyangwa se muri Amerika ndetse no ku isi yose muri rusange. Ntabwo twibanda cyane ku byamamare bikora umuziki, turanyaruka tukajya no mu mupira, tukajya no muri filime, tukajya no mu mideli ndetse n'ibindi bitandukanye. Kuri inshuro rero w'Ikova yacu turaza kubabwira amakuru atandukanye, ariko turaza kuyahera hano mu Rwanda, aho turabwira ko umuhanzikazi Butera Knowless yashimangiye ubuhanga bwa Bruce Melody ndetse na The Ben icyarimwe. Ese yavuze iki? Byagenze gute? Turabigarukaho. Turagaruka kandi kuri Miss Mutesi Jolly wishimiye cyane guhura na Raila Odinga wahoze ari minisitiri w'intebe mu gihugu cya Kenya. Turakomereza kandi kuri BL cyangwa se Basketball Africa League Season 4, igitaramo cyayo cya mbere cyaraye kibaye, imikino yayo ya mbere yarayibaye. Ese byagenze gute? Turagaruka kandi kuri Bruce na Element, ubungubu barimo barabarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Ese bagiye gukora iki? Bafite izihe gahunda? Nazo turazigarukaho. Turagaruka ku musizi Junior Rumaga, nkuko twari babwiye mu minsi yashize ko yateganyaga gushyira hanze album ye ya kabiri, ariko ntibimukundire. Yari yateganyaga gushyira hanze ku itariki 17 Gicurasi, ariko ntibyakunze. Ese byagenze gute? Nabyo turabigarukaho. Turagaruka ku muraperi Riderman wamaze gutangaza tracklist cyangwa se indirimbo zaba ziri kuri album ye nshya agiye gukorana na Bulldog. Ese iyi album y'abaraperi gusa yitwa ngwiki, iriho izihe ndirimbo? Turabigarukaho cyane. Turagaruka kandi ku ndirimbo nziza zagufasha gusoza weekend. Hano mu kiganiro w'Ikova tubwira indirimbo nziza zabafasha gusoza weekend. Ese ni izihe ndirimbo ziba zarasohotse mu cyumweru dusoje? Ni izihe ndirimbo wakwishimira kureba, wakwishimira kumva kugira ngo weekend yawe igende neza? Ntabwo turaza kwibanda mu Rwanda gusa, turanyarukira no muri Tanzania, aho umuhanzi Harmonize agiye gushyira hanze album ye yitiriye Perezida wa Repubulika Samia Suluhu Hassan. Ese album irabirimo bande? Ni bande yatumiye? Nabahe banzi baraza kuririmbamo? Biteganyije ko na Perezida Samia Suluhu nawe araza kwitabira iki gitaramo. Ese kiraba kirimo bande? Turabagarukaho. Ntabwo turasoreza aho, turanyarukira ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuhanzi PDD muramuzi yaramamaye cyane. Gusa nubwo yamamaye, ntabwo kariyeri y'ubu ngubu imeze neza kubera amafuti menshi n'amakosa menshi yagiye akora, harimo gufata abagore ku ngufu, harimo n'ibindi. Mu minsi yashize rero nibwo yashinjijwe, cyangwa se CNN yasohoye amashusho amugaragaza ko bitohoza ari umukunzi we witwa Kesi. Nyuma PDD nawe yagize ibyo atangaza, asaba imbabazi. Gusa nyuma yo gusaba imbabazi, bamwe mu nshuti ze nabo bagiye bamuvaho, bagiye bamwikuraho. Nyuma yaho rero ndetse na Kesi nawe bahoze bakundana, cyangwa se wahoze ari girlfriend we, nawe yagize icyo atangaza. Ntabwo turasoreza, ahubwo turasoreza no muri siporo. Tubabwire abatoza bashobora gutandukana n'amakipe yabo umwaka utaha, cyangwa se batazaba bari kumwe n'amakipe yabo mu mwaka utaha. Reka rero ntimujye kure, ubundi tugaruke tuyarambure. Yes, reka tugaruke rero mu kiganiro cyacu kandi cyanyu w'Ikova. Turagihera hano mu Rwanda n'ubundi ku muhanzikazi Butera Knowless washimangiye ubuhanga bwa Bruce Melody ndetse na The Ben. Ku munsi w'ejo nibwo Knowless yatanze urubuga ku bamukurikira kuri Instagram, ahereza abafana be umwanya ngo bamuganirize bagire ibyo bamubwira. Gusa bimwe mu byo abafana bamubajije harimo n'ikibazo kibaza ngo ese Knowless hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben ninde wumva mwakora n'indirimbo ukumva bigenze neza? Knowless nawe yabuze amahitamo, agiye gusubiza yabuze amahitamo, aravuga ati no, ti bose ndabazi, bose ni inshuti zanjye kandi bose twarakoranye. Ubu rero uwo twakoranye twakongera tukanakorana, kuko yaba ari Bruce Melody dufite na indirimbo yitwa Deep in Love, yaba ari The Ben dufitanye
indirimbo yitwa Mba Hafi. Rero bose twarakoranye, bose ndabazi ndetse bose ni inshuti zanjye. Kuri ubu ngubu kuba twarakoranye indirimbo byanashoboka ko twakorana n'izindi. Muri make Knowless yirinze kuvuga uwo yemera cyane cyangwa se uwo ashishikajwe no gukorana nayo indirimbo cyane, ahamya ko bose ari abahanga, avuga ko uwa byashoboka wese, uwo byaba ngombwa wese bakorana. Ibi ngibi bije nyuma yaho mu minsi yashize Bruce Melody na The Ben batajyaga imbizi, bahoraga bameze nk'abashotorana, ariko kuri ubu ngubu amakuru ahari nuko Butera Knowless we yavuze ko we bose abazi, ubuhanga bwabo bose abuzi, ndetse ko binabaye ngombwa umwe muri bo bakongera bagakorana nta kibazo. Reka dukomereze rero kuri Miss Mutesi Jolly. Miss Mutesi Jolly muramuzi, yabaye nyampinga w'u Rwanda 2016, ndetse rwose bamwe banamufata nka Miss w'ibihe byose kuko yagiye yigaragaza mu bitandukanye, yagiye yigaragaza mu bikorwa bitandukanye, ndetse kugeza na n'ubu aracyari kuri top. Ubona ko ibikorwa akora ari ibikorwa byiyubashye, ari ibikorwa byigisha urubyiruko kwiteza imbere, ndetse ni n'umuntu utajya aripfana cyane iyo bije kubangamira igitsina gore cyangwa se kubangamira umukobwa. Mu minsi yashize rero yagize nabyita amahirwe, atumirwa muri Oxford University, atumirwa n'abanyeshuri b'Abanyafrika biga muri kaminuza ya Oxford University mu Bwongereza. Yaje kwerekezayo rero agiye gutangaho ikiganiro, gusa agezeyo bimwe mu byamushimishije cyane, nyuma y'uko atanze icyo kiganiro yahuye na Raila Odinga, muramuzi cyane, yahoze ari minisitiri muri Kenya. Bahuye, ikintu cyamushimishije cyane ni uko Raila Odinga yamubwiye ko akunda u Rwanda. Ni ibintu byiza cyane byamushimishije. Aravuga ati nyuma yaho cyangwa se uretse ko nakoze ikiganiro hariya cyangwa se natanze ikiganiro hariya, nagiriwe n'ubuntu bwo guhura na Raila Odinga, ndetse cyanshimishije cyane ambwira ko akunda u Rwanda. Mutesi Jolly rero nawe ni umwe mu ba Miss bakora ibikorwa byinshi bikomeye, bigaragaza cyane ku ruhando mpuzamahanga. Reka tumubwire ngo komeza utere imbere. Gusa amakuru kuko ari menshi turagenda tuyacagaguramo gake gake. Twebwe reka twikomereze ku gitaramo cya BAL cyangwa se Basketball Africa League. Murabizi ko iri kubera mu Rwanda ku nshuro ya 4. Ku munsi w'ejo hashize rero kwa gatanu nibwo noneho igitaramo cyangwa se cy'imbaturamugabo cyangwa se umunsi nyirizina wari ugeze wo gutangiza ku nshuro ya 4 BAL season 4. Igitaramo rero cyabereye muri BK Arena, ariko si igitaramo gusa kuko habaye n'imikino itandukanye kuri uwo munsi. Reka tubanyuriremo rero muri make ukuntu byari byifashe, ukuntu abantu bishimiye iki gitaramo n'ibindi. So wari umunsi wa mbere rero wa BL season 4 wabaye kuri wa gatanu tariki ya 24 Gicurasi, n'ubundi ni muri uyu mwaka. Ukaba witabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye, barimo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse ari kumwe na Madame Jeannette Kagame. Wari urimo kandi Ange Ingabire Ndengeyingoma Kagame, ndetse na Ndengeyingoma Kagame ubundi ni umugabo we. Ntabwo bari bonyine kuko bari kumwe n'abana babo, ndetse harimo n'abandi banyacyubahiro batandukanye barimo nka Amadou Galoufa, ni Perezida wa Basketball Africa League. Harimo Korea Akamanzi, ni umuyobozi wa NBA Africa, n'abandi bayobozi benshi batandukanye bari bitabiriye kuri uyu munsi gufungura uyu munsi wa mbere wa BL season 4. Gusa nubwo habaye imikino itandukanye, hanabaye n'ibitaramo bitandukanye. Habaye rero imikino ibiri, umukino wa Al Ahly yo muri Libya na Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo, niwo wabimburiye indi, ukaba warangiye Al Ahly n'ubundi yo muri Libya itsinze Cape Town Tigers yo muri South Africa amanota 87-76. Muri uwo mukino rero ugeze hagati, n'ubundi abakinnyi baba bari mu karuhuko, nibwo ku rubyiniro hakiriwe umuhanzi nyarwanda Juno Kizigenza. Juno Kizigenza rero ntabwo yaje wenyine, yaje ari kumwe na Shemi muramuzi, ni umwe mu bahanzi bari kugenda bazamuka neza, cyane cyane yazamuwe n'indirimbo ye yise Peace of Mind mwarayimenye, mwaranayikunze cyane. Noneho Juno Kizigenza atarimira abanyarwanda yifashishije Shemi, n'ubundi baririmbanye indirimbo Peace of Mind. Juno Kizigenza aririmba n'ubundi yo Peace of Mind bayikorera remix ari kumwe na Juno Kizigenza. Juno Kizigenza we yaririmbye zimwe mu ndirimbo ze nk'iyo yise Yaraje, iyo yakoranye na Bushari, n'izindi zitandukanye, maze ashimisha abanyarwanda.
Ntabwo ari we gusa kuko icyo gitaramo kandi cyari kirimo abitwa Inganzo Ngari. Inganzo Ngari ni itorero murarizi rikomeye hano mu Rwanda, ryigaragaza cyane mu bikorwa byinshi bitandukanye by'umuziki by'umwihariko wa gakondo. Kuri iyi nshuro rero ahantu badutunguriye ntabwo baje bambaye imyenda nyarwanda cyangwa se imyenda ya gakondo nyarwanda, ahubwo bari baje bisanishije na bamwe n'imyambaro y'ibihugu byinshi byo muri Afurika. Ubwo nivuga imyambaro y'ibihugu byinshi byo muri Afurika, urumvamo style zo muri Tanzania, umvemo style zo muri Kenya, umvemo style zo muri West Africa n'ahandi henshi hatandukanye, umve style zo muri Maghreb ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Ni itorero naryo ryashimishije abantu ku buryo bukomeye. Gusa uwari utegerejwe cyane yitwa Adekuna Gold. Adekuna Gold rero we yaje mu mukino wa kabiri wahuje Al Ahly ndetse na FUS Deraba, zahataniye mu mukino nyine wa rurangiza, aho uwitwa Zuba Mutesi n'ubundi nyuma yaho uyu mukino nawe wari ugezemo hagati mu gice cya mbere, n'ubundi Zuba Mutesi yakiriye ku rubyiniro Adekuna Gold. Adekuna Gold muramuzi ko ari mu Rwanda, ari mu Rwanda nk'umwe mu bahanzi batumiwe mu gitaramo cya bar cyangwa se gutangiza imikino ya bar. Mu ndirimbo rero Adekuna Gold yaririmbye washimishije cyane abanyakigali, yaririmbye indirimbo OK, murayizi cyane, ni indirimbo nziza cyane, ndetse aririmba n'izindi ndirimbo yakoranye na Davido iyo yise High, aririmba n'izindi ndirimbo yise Party No Day Stop n'izindi zitandukanye. Abanyamujyi rero barishima, igitaramo kigenda gutyo, imikino ihuzwa n'imyidagaduro, bigenda neza, birakunda, abanyarwanda barishima, bari muri BK Arena. Nanjye nkaba nari mpibereye neza cyane bikurikirana, ndeba uko igitaramo cyagenze, ndeba uko imikino yagenze, byari ibintu byiza cyane. Ahubwo icyo nababwira, nabatumira nkababwira nti ntabwo birangiye, hari indi mikino ihari, hari n'abandi bahanzi bazaririmba, abarimo Kevin Kade bazaririmba, abarimo Kenso bazaririmba, abarimo Bwiza bazaririmba. Rero murumva ko ibitaramo biracyahari ndetse n'abahanzi baracyahari, so ntabwo ukwiye kubura muri iyi mikino. Ngwino wirebere match, niba udakunda match wirebere umuziki, kuko byose byahurijwe hamwe. Yes, reka ibya bar tubiveho, n'ubundi twihute cyane kuko amakuru ahariyo aba ari menshi. Yitwa Bruce Melody ndetse na Element, ubu ngubu bari kubarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Ese bagiye gukora iki mu Bwongereza? Bruce Melody na Element Ele batumiwe mu Bwongereza mu gitaramo kizamara iminsi 2 cyiswe Shady Mixtape Party. Kikaba kizabera ahazwi nka Berwick Manor Hotel. Igitaramo rero Bruce Melody na Element bazaririmbamo kuwa 25 Gicurasi. Muri make uyu munsi nubwo baraza kutaramira abaraba bitabira icyo gitaramo, aho bazahurira kuri rubyiniro n'abandi bahanzi barimo nka Vinka, John Black, Willy Longomba ndetse n'abandi batandukanye. Ni igitaramo rero cyiza cyane, abahanzi benshi batangiye kuhagera na Bruce Melody ndetse na Element nabo bamaze kugerayo. So ni ibintu byiza cyane rero kubona abanyarwanda cyangwa se abahanzi nyarwanda bari gutumirwa mu bitaramo binini nk'ibi, akava mu Rwanda akaba yajya gutaramira mu Bwongereza, akaba yajya gutaramira n'ahandi. Ni ibintu byiza cyane. Ntabwo rero ari ba Bruce Melody na Element gusa, ntabwo ari ba Willy Longomba gusa, hazaba harimo na Spice Diana nawe wamaze gufata rute mu kirere yerekezayo. Abantu benshi mwabibonye, ndetse ntabwo ari abo gusa kuko hazaba harimo na Azawi nawe azaba ari muri iki gitaramo. Tukavuga ngo rero Bruce Melody na Element tubifurize kuzagira igitaramo cyiza, ndetse n'abandi bahanzi bazaba bari kumwe kuri inshuro. Nyuma y'ibyo ariko amakuru yo ni menshi. Mu minsi ishize twababwiye ko Riderman ndetse na Bulldog bafitanye album y'abaraperi gusa, ariko ntabwo twayigarutseho cyane kuko twari tutaramenya icyitwa tracklist cyangwa se indirimbo zaba zigize iyo album. Ibaze nawe album y'abaraperi babiri gusa, nkuko njyewe Joshua n'undi muntu twavuga ngo tugiye kubakorera indirimbo. Ibaze Riderman na Bulldog bonyine. Ibyo mwarimu bimenyereye hano mu Rwanda, ntabwo mwarimu bimenyereye ko bahanzi babiri bonyine bavuga ngo twebwe tugiye gukorana igitaramo, tugiye gukorana album. Gusa kuri inshuro birabaye, ni album izaba yitwa Igitabo cy'Amategeko.
ubanza ubyumve neza ko iyo bije mu buraperi ibintu bita bibaseriye, bayise igitabo cy'amategeko. Igitabo cy'amategeko rero na album ya Riderman azaba ari kumwe na Bulldog. Tracklist rero Riderman yamaze kuyinaga hanze. Muti rero iriho izi ndirimbo. Iya mbere yitwa hip hop cyangwa se hip hop nkuko wabivuga cyangwa se wabipronouncinga byose. Hip hop ni imwe mu ndirimbo zaba ziri kuri album ya Riderman ndetse na Bulldog. Iyo ni iya mbere. Ya kabiri, iyo ndirimbo kandi yabaye produced by Intensity and Noxbeat. Iya gatatu yitwa Miseke Igoroye. Miseke Igoroye yakozwe n'uwitwa Fastboy na Noxbeat n'ubundi. Iya gatatu yitwa Amategeko 10 yakozwe nande na Noxbeat. Iya kane yitwa Nkubona 4 yakozwe na Nganji ndetse na Noxbeat. Ikigaragara cyo nuko Noxbeat yagize uruhare cyane mu ikorwa ry'iyi album cyangwa se mu ikorwa ry'iyi album. Iyindi yitwa Mubaniga. Mubaniga ni imwe ndirimbo nayo iri kuri iyi album ya Riderman ndetse na Bulldog yise Mubaniga, ikaba yari produced by Noxbeat n'ubundi. Iya gatandatu rero n'ubundi ari nayo ya nyuma bayise Bakunda Bapfu. Bakunda Bapfu indirimbo izaba nayo iri kuri tracklist igitabo cy'amategeko cyangwa se album yiswe igitabo cy'amategeko ya Riderman ndetse na Bulldog, nayo yabaye produced by Kid The Great ndetse na Noxbeat. Ikigaragara nuko iyi album yagizwe mu ruhare cyane na Noxbeat. Noxbeat muramuzi mu minsi yashize yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye, yakoze amahit menshi atandukanye. Kuri inshuro rero yagarutse kuri album ya Riderman na Bulldog bise igitabo cy'amategeko. Nabashishikariza kuzakunda ndetse no kuzareba mu gihe Riderman azaba yatangiye kuyinaga hanze. N'ubundi rero amakuru yo tuba tuyafite kandi aba ari menshi cyane. Zimwe mu zindi nkuru dufite ni indirimbo zagufasha gusoza neza weekend. Gusa tutarazijyaho turabanza duhere ku musizi Junior Rumaga. Umusizi Junior Rumaga mu minsi yashize yatangaje ko azashyira hanze album ye. Yari yavuze ko izajya hanze ku itariki ya 17 Gicurasi, n'ubundi ni muri uyu mwaka 2024. Gusa 17 zirarenga, ubu tugeze kuri 25. Nta kintu yari yagatangaje. Nyuma yaho igihe atanze kirenze, Junior Rumaga yari yicecekeye. Gusa ku munsi w'ejo yatangaje ko mu minsi yashize yatangaje ko icyatumye album ye idasohokera igihe yari yavuze ari uko bahuye n'insanganya cyangwa se bahuye n'ibibazo ku rubuga basanzwe n'ubundi banyuzaho ibyo bihangano byabo bitandukanye. Yagize ati twahuye n'ibibazo ku rubuga rwacu dusanzwe tunyuzaho ibihangano byacu, urugo twise Saga Rwanda. Tubura uko tubigenza rero, turavuga dute ese twasohora album kandi website yacu isanzwe icururizwaho indirimbo idahari. Noneho abonye idahari, aho kuyisohora ngo isohokere ku zindi platforms zitandukanye abayiretse. Gusa ntiyavuze igihe runaka izagira hanze, ariko yavuze ko birigizwe inyuma gatoya mu minsi iri imbere iyo album nkuko yasezeranyije abakunzi be, nkuko yasezeranyije abanyarwanda ikajya hanze. N'ubundi rero reka tugaruke kuri za ndirimbo 10 ziba zagufasha gusoza neza weekend yawe. Ubu maze iminsi mu kazi, maze iminsi utabona umwanya wo kwidagadura, uhora mu kazi unaniwe. So kuri inshuro rero tuguhitiramo indirimbo 10 zagufasha gusoza neza weekend yawe. Zimwe mu ndirimbo twaguhitiyemo, iya mbere yitwa Ni Danger Remix ya Bwiza ari kumwe na Danny Vumbi. Ni indirimbo nziza. Ni Danger musanzwe muyizi yari indirimbo ya Danny Vumbi, gusa Danny Vumbi yaje kuyisubiranamo na Bwiza. Ubu ngubu rero Ni Danger Remix ni kamwe mu karirimbo keza kari hano ku mihanda wagenda ukareba maze weekend yawe ikagenda neza. Iya kabiri rero yitwa Siba. Siba ni indirimbo ya Papa Cyangwe, nayo imeze neza hano ku mihanda. Ni indirimbo irimo ababyeyi batandukanye, ni indirimbo yagufasha kumererwa neza wibereye no mu rugo rwose ukumva hari abantu ushaka gusiba muri iyi weekend. Wabanza ukareba indirimbo yitwa Siba ya Papa Cyangwe, ubundi ugahera ku murongo washaka ugasiba. Aho bavuga ati ni gute utunga nimero itaguhamagara, siba. Nimero y'umu ex uyimaze iki, siba. Nayo ni indirimbo nziza nayo yagufasha gusoza neza iyi weekend. Indirimbo ya gatatu yitwa Ishene, ni indirimbo ya Billy Ruzima ari kumwe na Bushari,
nayo yagufasha gusoza neza weekend yawe. Ya kane yitwa Uzaze, indirimbo ya Nirere Chanel. Nirere Chanel nayo wari umaze iminsi adakora, ariko kuri inshuro yamaze gushyira hanze amashusho y'indirimbo Uzaze, nayo ni indirimbo yagufasha gusoza neza weekend yawe. Indi ndirimbo yitwa Last Time by Memo featuring Bwiza, nayo yagushimisha cyane muri weekend. Indi ndirimbo nziza cyane wareba yitwa Tumutore. Tumutore ni umuhanzi witwa Mitsutsu, sinzi niba ari umuhanzi cyangwa ari umukinnyi wa filime cyangwa ari umukomediye, kuko byose arabikora. Na karirimbo rero yanaze hanze ashimira His Excellence Paul Kagame, yise Tumutore, anashishikariza n'abantu kuzamutora n'ibindi. Nako nakaririmbo keza mwareba. Indi ndirimbo ni mu za gospel, noneho ntabwo tubabwira amasekira gusa, haba hari n'uturirimbo twa gospel twasohotse hanze, natwo wagenda ukareba ukumva urishimye cyane. Akandi karirimbo kitwa Nkomeza na Katasiye Titus, nako nakaririmbo ka gospel wagenda ukareba. Akandi karirimbo kitwa Anzi Mwizina, ni indirimbo ya Tones ari kumwe na Liliane Kabaganza, nayo ni indirimbo wagenda ukareba ukumva urishimye, weekend yakagenda neza. Ndetse indirimbo ya nyuma wagenda ukareba nka bonus track cyangwa se ya 11 yitwa Tumushime Yesu. Yitwa Tumushime Yesu rero ni indirimbo y'umusore witwa Elifaz, cyangwa se kuri channel ye yitwa Elifaz cyangwa se Alphonse Mugiraneza, naho mwanyarukiraho kuri channel ye mukareba ko karirimbo kabafasha guhemburwa no gusoza neza weekend yanyu. Nkuko nabibemereye rero, ntabwo dusoreza mu Rwanda gusa, turamanuka tukajya no muri East Africa tukareba ese ni iki cya trendinze cyane, ni iki cyavuzwe cyane muri East Africa. Ibihugu byo muri East Africa naho haba harimo inkuru nyinshi zitandukanye zangufasha kumererwa neza. Imwe rero mu nkuru twabahitiyemo ni inkuru itangaje ivuga ko Harmonize noneho kera kabaye yatumiye Diamond Platnumz mu gitaramo, ndetse anatumira Zocho mu gitaramo. Abizi neza Diamond Platnumz ndetse na Harmonize ntago bumvikana, barakoranye kera, nibyo koko Diamond Platnumz yafashije Harmonize kuzamuka, bakorana n'indirimbo nyinshi zitandukanye nka za Kwangaru n'izindi zitandukanye. Ariko nyuma yaho Harmonize yaje kuva muri Wasafi, nawe ajya kwikorera nk'umwe mu bahanzi bari bamaze gukura. Harmonize rero avuga ko atatandukanye neza na Diamond, bitewe nuko Diamond yamusinyishije imyaka myinshi muri Wasafi. Noneho Harmonize yajya ashaka kugenda akabura uko agenda, noneho bitewe na ya myaka myinshi yamusinyishije yajya ashaka gutangira nawe career ye akabura uko abigenza. Ibyo rero biza kurangira Harmonize bimuteye umujinya, aravuga ati okay, niba waransinyishije imyaka 10 yibare mu amafaranga yose ashoboka ndayaguha. Nyuma y'icyo gihe rero Harmonize yagiye kwikorera ku giti cye, ndetse na Diamond asigara ku giti cye, ariko bamara igihe batajya mbisi, batavugana, badakominikana n'ibindi. Gusa kuri inshuro cyatangaje abantu nuko umuhanzi Harmonize witegura gushyira hanze album ye nshya, yatangaje ko mukeba we Diamond Platnumz aritabira igitaramo cye cyo kumurika album ye yise Muziki wa Mama Samia. Na album nziza cyane Harmonize yakoreye President wa Repubulika wa Tanzania yitwa Madame Samia Suluhu Hassan, ndetse album aranayimwitirira ayita Muziki wa Mama Samia. Abangaba rero Harmonize na Diamond Platnumz basanzwe ari abakeba hagati yabo, nta numwe ujya witabira igitaramo cya mugenzi we kubera ihangana riri hagati yabo. Gusa kuri inshuro nyine nkuko nari bigarutseho, Harmonize yamutumiye, ni ibintu byiza cyane, ariko icyatangaje abantu nuko yatumiye Diamond Platnumz agatumira n'umukunzi we Zuchu. Ni ikikwereka ko rero umuziki ari ikintu gikomeye, cyangwa se umuziki na politiki utapfa kubitandukanya. Ikigaragara cyo rero President wa Repubulika Madame Samia Suluhu Hassan ashobora kuba ari we ubafashije guhura noneho ku nshuro yabo ya mbere, nyuma yuko batajyaga imbizi. Gusa kuri inshuro akaba yababwiye ati okay, niba munafitanye ikibazo mukaba mwarankoreye album, mwese mukaba muri abastari, nimwihangana mwese muze muhagaragara. Na album rero nziza Harmonize arashyira hanze uyu munsi yise Muziki wa Mama Samia. Turayibashishikarije muzagende muyirebe ndetse munayikunde. Gusa ntago ari abo bahanzi gusa yatumiye, kuko hazaba harimo n'abandi bahanzi batandukanye, harimo nka Alikiba, Jumi Jux, harimo Rayvanny, harimo AY, harimo
Poshi Queen, harimo Wema Sepetu, harimo Hamisa Mobeto n'abandi basitari benshi batandukanye mu gihugu cya Tanzania. Muri make umusitari wo muri Tanzania uraba utari muri iyi show, uraba utari muri iri murika album bahura na perezida wa Repubulika, biragoye ko uraba uri umunyamuziki ukomeye. Binateganyijwe ko perezida wa Repubulika wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan nawe araza kwitabira kino gitaramo. Ni ibintu byiza rero ko bano banzi bongeye kwiyunga, bongeye guhura. Ni ikikwereka ko umuziki uri kugenda utera imbere kandi biri kugenda bimera neza. Gusa icyo twagenda tutakubwiye kuri iyi nkuru, biteganyijwe ko iyi album Harmonize yatangaje namara kuyishyira hanze azahita ahagarika gukora umuziki. Ni ibintu yatangaje, ariko abahanzi benshi bajya bakora bino bintu mu rwego rwo gutwika, akavuga ati reka ntwike mvuge ko nimara kuyishyira hanze, nimara kuyinaga hanze umuziki nzahita nkureka. Noneho kugira ngo akurure attention y'abantu baza ari benshi, baze kubikurikirana ari benshi ibyo bikorwa bye, noneho ahubwo yongera abatema ibindi, yongera nage hanze imizigo, yongera ashyira hanze izindi ndirimbo. Ibi byo njye ntabwo nabyizera ko Harmonize kano kanya yahita arekera umuziki. Nibyo koko afite amafaranga, nibyo koko amaze gutera imbere, ariko ntago ari muri position nziza cyangwa se ntago ari mu gihe cyiza cyo kureka umuziki. Mu yandi makuru rero, yitwa Puff Daddy cyangwa se PDD, muramuzi, umwe mu bahanzi bakomeye cyane cyangwa se bakanyije mu myaka yashize ku bihe bya ba Lil Wayne, ba Drake, ba Jay-Z ndetse n'abandi. Ni umwe rero mu bantu batorohewe cyane n'itangazamakuru muri iyi minsi. Muti yakoze iki rero? Icyo ashinjwa ni ihohoterwa yagiye akorera abagore bakundanaga mu gihe gitandukanye, ndetse n'uburyo yabafataga nabi, ndetse n'uburyo yabasambanyaga ku ngufu mu myaka yashize ubwo babaga bagikundana. Inkuru yazamutse cyane rero, yazamuwe na CNN mu mashusho bashyize hanze, bagaragaza PDD ari muri hotel aho yakubise cyane uwahoze ari umukunzi we witwa Cassie. Yamukubise nabi cyane, ibintu bikwereka ko nyine nta muntu bwarimo. Nyuma yaho iyo video igiye hanze, abantu benshi baramwanze, banze PDD kuko we bamushinjaga ihohoterwa, ariko nta kimenyetso simusiga cyari cyakagaragaye ko ibyo bintu yabikoraga. Nyuma yaho rero CNN imunaze hanze, bagashyira hanze iyo video ye akora ayo mabara, bamwe mu nshuti ze bagiye bamuvaho. Zimwe mu nshuti ze zamuvuyeho harimo LeBron James. LeBron James ni umwe mu bantu bageragezaga kumuvugira, ariko nawe akimara kubona iyo video yamuvuyeho. Siwe gusa kuko n'uwahoze ari umurinzi we nawe yahise amwipakurura, nawe amuvara avuga ati ngiye ntago nkorana n'umuntu nk'uyu nguyu uhohotera abantu gutya. Muri make isi yose iramwota, isi yose imuvaho. Nyuma yaho PDD abonye ko bikomeye, yanyarukiye ku rukuta rwa Instagram arandika ati I'm truly sorry, cyangwa se mu by'ukuri ndasaba imbabazi, cyangwa se mumbabarire. Ayo magambo yaherekejwe na video ndende cyane yatangarijemo uburyo ibyo yakoze byose, ibiri muri iriya video byose yabikoze ariko asaba imbabazi. Ati nta gisobanuro nabona cyatuma mvuga ibintu birenze gutya nakoze, ibintu bibi gutya nakoze birenze kuba umuntu ukaba inyamaswa, nta gisobanuro nabona natanga, gusa ndasaba imbabazi. Nyuma y'ahasabiye imbabazi ntabwo byarangiye, kuko urumva ni inkuru imaze iminsi ivugwa cyane. Cassie nawe yanyarukiye ku rukuta rwe rwa Instagram, nawe agira ubutumwa yandika bubabaje cyane. Mutiwe rero yanditse iki? Cassie wahoze ari umukunzi w'umuraperi Puff Daddy, nyuma y'amashusho atandukanye yo mu 2016 yagaragaye uyu muhanzi amukubita cyane, nawe yagize icyo atangaza. Mu nyandiko Cassie yashyize hanze kuri Instagram yavuze ko ihohoterwa ryo mu rugo ari ikibazo gikomeye kandi byamushavuje cyane, bigatuma agera ahantu atigeze yifuza. Yagaragaje ko nubwo ibihe bibi yabayemo bikigaruka kuri ubu, gusa nanone ko magingo aya ameze neza nta kibazo. Mu butumwa bwe kandi yashimiye abantu bose bafashe ibibazo bye bakabigira ibyabo, asaba abandi bantu bahohoterwa gufungura umutima bakavuga, ndetse bakavuga ibibazo bafite. Murumva ko rero
Kesi nk'umwe mu bantu bahohotewe cyane, nk'umwe mu bantu babajwe cyane, nawe yagize icyo atangaza. Ni inkuru rero yari iri gutrendinga cyane ya PDD, kuri ubu ngubu PDD akaba ari kugenda akurikiranwa n'inkiko zitandukanye ndetse n'ubuzima butandukanye. Reka twifuze ko inzego z'umutekano zo muri Amerika zizakora igikwiye, ntabwo kuko uri umusitari biguha uburenganzira bwo gukora ibyo ushaka cyangwa se bwo guhohotera abantu uko ubishaka. Haba hari inzego nawe zikureberera ndetse zanaguhana. Reka mu makuru y'imyidagaduro dusoreze ku muhanzi Sean Kingston. Sean Kingston muramuzi, yaramamaye cyane mu myaka yashize, ndetse we na mama we kuri ubu ngubu bamaze gutabwa muri yombi. Byagenze gute? Bataye muri yombi bashinjwa ubwambuzi. Ni amakuru menshi aba hari, ni amakuru menshi aba trendinga, gusa ko nako ntabwo nari kugenda ntakakubwiye. Reka rero ngewe nsoze mbashimira ko mwadukurikiranye, mbashimira ko mukomeza n'ubundi kudukurikira hano kuri Rising Engineer. Wikova yanyu kandi yacu ntabwo tuzayireka, tuzakomeza tuyibagezeho, tuzakomeza tubahe bino biganiro byiza by'imyidagaduro. Namwe icyo tubasaba ni ugukomeza kudushyigikira, mukomeze mukunde ibiganiro byacu, mukomeze mudushyigikire, mukora comment, share na like ahantu hose. Ndetse kandi niba hari n'igitekerezo watwungura kitubwira, niba hari ahantu hari amakuru agezweho kandi meza hatubwire. Naho ubundi njyewe reka mbashimire, nari Joshua Kwihangana aka Mr Easy. Wikova nakagaruka. Ciao.